Iyi ni inkuru ibabaje, iyi ni inkuru iteye kwibaza cyane, aha ni aho umubyeyi yari ari gusezera umwana we Keza, atangaza ibintu bikomeye kuri meya w'akarere ka Kayonza. Yasabye nk'umuryango ko meya w'akarere ka Kayonza agomba gusaba itangazamakuru akavuguruza ibintu yavuze ku mwana we. Umwana we bavuze ko yiyahuye kandi atarigeze yiyahura. Yakomeje agaragaza ko umwana we yishwe, ntabwo yemeza ko yiyahuye kuko afite amafoto menshi ngo abihamya ko umwana we yishwe. Yasabye abayobozi b'ibigo b'icyo kigo umwana yigagaho, aragenda ahamagara amazina ya animateri, animatrice bose arababura, aravuga ati abantu babiziranyeho basibye babizi. Yababaye agira uburakari n'amafaranga bari batanze nko kugura ururabo cyangwa gutabara, yarakaye arayabasubiza. Muragenda mubyibonera namwe, umubyeyi we aravuga ko Keza n'imyenda yari yambaye ngo yapfuye yambaye ipantaro nini n'agapira kanini, agasengeri, kandi ngo iyo myenda ntabwo ariyo yari yajyanye ku ishuri, ntabwo ariyo yinjiranye. Ikindi ngo yapfuye ari kuvuga ngo mama, ahamagara mama, kandi ntabwo yari gupfa yiyahuye ngo abe yakomeza avuga umubyeyi mu mazina gutyo. Yahaye ubutumwa rero, aravuga ati njye aho nabaye i Burayi ni uko ntashobora, iyo nza kuba ndi i Burayi uno muyobozi ntabwo yakabaye akiri kuyobora. Urabona ko afite uburakari bukabije, aho yahaye ubutumwa buremereye meya. Yarasabye umuyobozi w'umurenge, aramuhamagara, umujyanye ku muyobozi w'umurenge, atinze gato atinda ubwo ntiyigeze aboneka, ariko nyuma bamwerekanye ko ahari, aravuga ati umuyobozi w'umurenge ariko nguhaye ubutumwa bushyikiriza umuyobozi ugukuriye meya. Biragaragara ko umubyeyi ise wa Keza yarakaye cyane. Avuga ko meya w'akarere ka Kayonza yishe iperereza kuko yavuze mbere iperereza ritaraba akemeza ko umwana yiyahuye, kandi uwo mwana ntabwo ngo yigeze yiyahura, ngo yari akwiye kureka iperereza rikaba mbere yo kugira ngo avuge ko yiyahuye. Ko yiyahuye azize amakimbirane y'umuryango, avuga ko umugabo na nyina ngo bashwana, umwana akaba yarananiwe kubyakira, akaba yaragize uburakari yarangiza akiyahura. Ariko umubyeyi yagaragaje ko rwose babeshya ko umwana we atiyahuye. Ikindi umwana we yari umuhanga, nubwo hari abantu bamubwiraga ko ngo yari umuswa, ariko ubuhamya ngo bwerekana ko umwana we yari umuhanga. Abana rero mu bigo by'amashuri urabibona nawe ko ni ibintu bigora cyane, ariko bisaba kwitwararika no gucunga abana boherejwe ku mashuri, bagacungwa neza kugira ngo bitazajya bikurura amakimbirane nk'aya ngaya. Umubyeyi yanze kubyemera, aravuga ati hazabeho ubugenzuzi bukomeye ndetse n'iperereza ku rupfu rw'umwana we, kuko arabizi neza ko umwana we yishwe atigeze yiyahura. Ni inkuru yagiye icicikana ahantu hose rero, berekana uburyo meya w'akarere ka Kayonza abifitemo uruhare, kuba yarishe iperereza agatangaza amagambo atari yo, bigatuma rero biteza amakimbirane nk'aya ngaya. Ngo yari kureka amakimbirane, yari kureka ibyo yavuze by'amakimbirane mu miryango, kuko ngo abeshya atari byo, akareka iperereza rikikorerwa.
ngahe nguko rero uyu ni umubyeyi wa Keza, aho yakomeje mu gihe ari gusezera umwana we bari kumutabara, aho yavuze amagambo akomeye avuga ati iyo nza kuba mfite ububasha uyu mumeya ntabwo yari kuguma kuri aka karere gukomeza kuyobora, avuga ko yishe iperereza ry'umwana we, umwana we atigeze yiyahura ahubwo yishwe n'abagizi ba nabi. Ngaho nguko rero ubwo turakomeza gukurikirana amakuru, ni amakuru ari kuzenguruka hose nyine agaragaza neza ko uyu mubyeyi afite uburakari bukabije cyane, aho n'ababyeyi umwana barira akavuga ati ntabwo ari amasaha yo kurira, muceceke aho ngaho mubanze mwumve amakuru neza uko ameze, ariko umubyeyi aremeza neza ko umwana we yiyahuye umwana we yishwe ahubwo atigeze yiyahura nk'uko abayobozi b'ibigo b'icyo kigo ndetse na meya babitangaza ku itangazamakuru. Aho ubutumwa meya avuga ati mujye ku maradiyo kuko wabivuze no ku mateleviziyo, utange amakuru neza uvuguruze ibyo wavuze, ko umwana wanjye atigeze yiyahura ahubwo yishwe n'abantu bataramenyekana. Reka inkuru yanjye nyisoreze aha, tuzajya dukomeza ndakomeza amakuru aho ndi buyabone ajyanye nawe, benshi murayabona, icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana buri kanya uko amakuru cyangwa uko video yose isohotse.